Ingufu za nucleaire ni iki? Abantu benshi bahita batekereza intwaro za kirimbuzi. Wenda wumvise iby'intwaro za kirimbuzi, iyo zivuzwe duhita twumva ibihugu by'ibihanganye nka Amerika, Uburusiya n'ibindi, kandi ijambo nucleaire rihita rikurikiraho. Irani, Amerika n'Uburusiya byihariye 95% by'inkuru zifitanye isano n'izo ngufu. Icyo zivugwaho kenshi ni iturika ryazo hagamijwe gutsembaho ikiremwa muntu, kandi amahanga akomeza kwibikaho izo ngufu agamije gukaza ingamba z'ubwirinzi mu by'umutekano. Bisa naho bitajya byumvikana kenshi ko izo ngufu zishobora kwifashishwa mu gutanga amashanyarazi, kandi kenshi nibivuga ko ingufu za nucleaire zishobora kwifashishwa mu buvuzi. None se wigeze wumva inkuru zivuga ibyo gukoresha ingufu za nucleaire mu bikorwa by'ubuvuzi? Ibihugu bikennye nk'u Rwanda, ese birashoboka gutunga izi ngufu no kuzibyaza umusaruro? Leta y'u Rwanda iheruka gutangaza ko igiye gutangira gukoresha ingufu za nucleaire. Iyo niyo ngingo tugiye kugarukaho mu bushakashatsi bwacu. Niba uri mushya kuri channel yacu, kora subscribe kandi ufungure inzogera. Ibiganiro byacu ntibizongera kugucika. Twibanda kenshi ku mateka, science, ikoranabuhanga n'andi makuru atandukanye. Kora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment utange igitekerezo cyangwa ikibazo uzasubizwa ubutaha. Ikaze mu kiganiro cyacu. U Rwanda rurakataje mu kwifashisha ingufu za nucleaire hagamijwe ibikorwa by'amahoro aho kuzikoresha mu bikorwa bya gisirikare. U Rwanda rushishikajwe no gukoresha ingufu za nucleaire rugamije kuzibyaza amashanyarazi, kuzifashisha mu buvuzi n'ibindi, kandi rwatangiye gufatanya n'ibigo bitandukanye bizobereye muri uru rwego. Kuwa 28 Ugushyingo 2025, inama y'abaminisitiri mu Rwanda yemeje amasezerano y'ubufatanye zatuma serivisi ubuvuzi bwifashisha ingufu za nucleaire zitangira gutangwa no gukoreshwa mu Rwanda mu gihe gito kiri imbere. Ubu buvuzi bwifashisha ingufu za nucleaire ni igice cy'ubuvuzi kibarizwa mu ishami rijyanye n'ikoreshwa ry'ibikoresho bireba mu mubiri w'umuntu. Icyakora mu mavuriro menshi ibi bikoresho ntibihaba kuko imashini zifashishwa muri ubuvuzi zirahenda cyane. Mu buvuzi bwifashisha ingufu za nucleaire habamo imashini ebyiri zifashishwa zirimo izizwi nka single photon emission computed tomography SPECT n'indi izwi nka positron emission tomography PET scan. Ubu tuvuga ibi PET scan u Rwanda rwamaze kuyibikaho nubwo ikiguzi cyayo kiri hejuru cyane. None se ubu buvuzi bwifashisha ingufu za nucleaire bukora bute? Ese buba bukenewe kuri buri murwayi wese? Ikiguzi cyabwo kingana gite? Kuki bukenewe muri iki gihe kuruta uko byari byifashe mu myaka yahise? Ubusanzwe umurwayi wese agana abaganga, kandi mbere yo kumwandikira imiti cyangwa kumubaga babanza kumusuzuma consultation. Hari igihe indwara ihita imenyekana, kandi icyo gihe kumwandikira imiti byorohera umuganga, kandi bigafasha umurwayi kugira icyizere ko ejo cyangwa ejo bundi azatangira koroherwa agakira kandi agasubirana ubuzima busanzwe. Icyakora hari igihe kumusuzuma bitinda cyangwa kumenya indwara arwaye bikananirana. Niba biri gukorerwa mu gihugu kitaratera imbere mu buvuzi, nyuma yo kumusuzuma kenshi no kumwandikira imiti idafite ikizamufasha n'amarandevu menshi, muganga arananirwa maze akaguha ibyitwa transfer, aho woherejwe naho bikanga, maze uko indwara ikura bitewe no kutabona imiti kuko yatinze kumenyekana, ukumva umurwayi yoherejwe kuvurwa mu bitaro byo hanze, cyangwa uwifite akaba yagiye kera gushaka ubuvuzi mu bindi bihugu amagara ataramucika. None se ubuvuzi bushya bugiye gukorera mu Rwanda buzakemura iki? Mbere na mbere dore uko ubuvuzi bukoresha ingufu za nucleaire bukora. Umurwayi ufite indwara itaragaragariye mu byuma bisanzwe bamutera utunyabutabire radio tracers duke dukomoka ku ngufu za nucleaire. Utwo tunyabutabire iyo tugeze mu mubiri ubusanzwe tuboraho dutura maze tukigira hari ikibazo mu mubiri. Icyo gikorwa cyo kudutera umurwayi kirangiye, umurwayi bamunyuza mu cyuma cyabugenewe, kamera yacyo ikagenda itahuraho twa tunyabutabire turi, kandi ibyo bituma ibiri kubera mu mubiri bigaragara neza cyane. Utwo tunyabutabire tujya hari ya ndwara itaragaragara cyangwa itarakura ku buryo ibyuma bisanzwe bihita biyibona, maze tugafasha mu kuyitahura. Uburyo bwo gusuzuma bukorwa kenshi ku ndwara z'umutima, kanseri, iz'ubwonko, imyakura n'izindi. Kenshi mu bihugu bitaratera imbere mu buvuzi, izi ndwara zifata abantu kandi zigatinda kumenyekana kubera ubushobozi buke bw'imashini zifashishwa mu kuzisuzuma. Ibyo bigatuma abarwayi bahabwa ubuvuzi indwara zarabarenze cyangwa zigeze ku rwego rwo kuzivura zigakira biba bitagishoboka. Aho ubuvuzi bwateye imbere cyangwa abaganga bafite izi mashini zifashishwa mu gusuzuma indwara hakoreshwa ingufu za nucleaire, ugiye kubagwa cyangwa ugiye guhabwa ubundi buvuzi, umuganga ababona neza icyo abaga bitari bya bindi byo kujya gusatura umuntu ugiye gushaka indwara utazi ingano y'igice iherereyemo. Ubu buvuzi butuma ubagwa adakomeretswa hatari ngombwa, bigabanya itakara ry'amaraso mu gihe cyo kubagwa, kandi bikuraho inkuru zijya zivuga ko abaganga bibeshya bakabaga umurwayi igice cy'umubiri kitarwaye. Ubuvuzi bwifashisha ingufu za nucleaire ni ubuvuzi bwifashishwa mu kwita ku bice bikomeye nko kuvura kanseri yo mu bwonko, aho ushobora kwibeshya gato ugahungabanya ubwonko bwose. Amasezerano mashya yo gutangiza medecine nucleaire mu Rwanda yashyizweho umukono na guverinoma y'u Rwanda n'ikigo gitanga serivisi z'ubuvuzi cyo mu birwa bya Maurice kizwi nka Eagle Onco Care Center Limited. Ubuvuzi ku ikubitiro buzashyirwa mu bitaro bya gisirikare biri Kanombe mu mujyi wa Kigali, dore ko ari naho habarizwa ikigo cyita kuri kanseri Rwanda Cancer Center RCC.
Muri Gicurasi 2025 Minisitiri Dr Sabin Nsanzimana yabwiye abadepite bagize komisiyo ishinzwe ingengo y'imari n'umutungo bya leta ko umwaka wa 2025 uzarangira u Rwanda rufite iyo mashini. Ikinyamakuru Igihe kivuga ko gifite amakuru yemeza ko ubuvuzi bwifashishije ingufu buzatangizwa mu Rwanda muri 2026. Hazifashishwa imashini izwi nka cyclotron. Iyi ni itanga radio tracers abaganga bakoresha bashyira mu mubiri w'umuntu za ngufu bagamije gutahura kanseri ikiri ku rwego rwo hasi. Ikinyamakuru Igihe kandi kivuga ko gifite amakuru yemeza ko ubu bikoresho hafi ya byose byamaze kuboneka mu Rwanda. Izi mashini zihambaye kandi zije zisanga izindi zisanzwe zikoreshwa mu gutanga ubuvuzi kuri kanseri mu Rwanda zirimo MRI na CT scan. Izi zikoreshwa mu kuvura kanseri ishiririjwe, gukoresha imiti izwi nka chimiotherapy, kuyibaga n'ibindi. Ubuvuzi buzatangira mu bitaro bya gisirikare Kanombe kandi gitezwe ko n'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal nibirangira kuvugururwa bikava ku bitanda 167 bifite ubu bikagera ku byumba 600 bizaba bifite PET scan. Umuyobozi ushinzwe ubuvuzi mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal Dr Sendegia Augustin aherutse kubwira Igihe ko biteganyijwe ko mu gihe bazaba bamaze kuvugurura ibi bitaro ko bazahita bakira imashini nk'izo ebyiri. Gutangira ubuvuzi mu Rwanda bizagabanya abarwayi boherezwa mu mahanga kuko u Rwanda ruzaba rufite ubushobozi bwo gusuzuma indwara kugera ku tunyangingo serire, gutahura indwara kare zikavurwa neza no gushimangira ubushobozi bw'u Rwanda mu buvuzi bwa kanseri. Aya ni amakuru mashya mu buvuzi rwose. Kuri channel yacu tubagezaho amakuru yo mu rwego rwa siyanse cyangwa ikoranabuhanga, amateka n'ubundi bumenyi. Ndakwinginze kora subscribe kandi ufungure inzogera, kora like niba ukunze iki kiganiro, ariko usige igitekerezo cyawe muri comment. Wakoze kunkurikira naho mu kanya mu kindi kiganiro.